Reka twongere tubasuhuze kandi tubifurize kugubwa neza mwese ni mutera gatebe twongeye twagarutse nk'ubusanzwe ngewe nitwa Nongera Bernard ngewe nitwa Ibiyibayeho Rora amakuru ni meza umeze neza turashimira Imana Bantekote ngo yagenze neza Bantekote yagenze nneza ubundi icyegeranyo nashoboye gukora ngo twaherukaga ibihe nk'ibi ngibi 1987 mpamwe yamu bivuze ngo turi mu bihe by'ububyutse ahubwo barokorera kwibaza ikintu kigiye kuba ubwo wasanga Imana igeze ku irembo nkuko tubirimba muri yandirimbo umwami ageze ku irembo hanyuma rero ngira ngo hari abantu badukurikiye bari hirya no hino tubanza tubasuhuze turabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda abari muri Afrika y'Iburasirazuba hakurya y'amazi magari abakomeye n'aboroheje dushuhuje ibikomangoma ibikomangoma turabishuhuje ariko biracyabaho ibikomangoma birahari ibikomangoma dushuhuje abami n'abaperezida yego n'abajenerali badukurikiye hari abajenerali dufite bakijijwe hirya no hino mu isi n'abakora mu nzego z'umutekano guhera hasi kugera hejuru uhereye ku munyerondo aho ngaho uhereye ku munyerondo kuzamuka ku basekirite aho ngaho ukazamuka ukageza kuri ba marshal aho baherereye mu isi turabashuhuje hanyuma rero bakimara gutera gatebe reka mbabwire ngo nimutangire mwandika muti kagira inkuru kuko tugiye kuba twabagezaho amwe mu makuru ashyushye yaranze iki gihe cya Bantekote ariko nanone tutarababwira incamake Yesu yaravuze ngo nimusaba muzahabwa nimukomanga muzakingurira turongeye turabasabye abatarakora subscribe nibakora subscribe kuri izi chaîne like share ibitekerezo byanyu ni inkunga ikomeye muri comment amen hanyuma rero ngira ngo Rora ubwo Bantekote yabaga ndabizi wagenze ahantu henshi hari yongeyo za Kabuga hari ni henshi ntago naharondora ngo marangi hari Nyarugenge hari mu Ngororero Paruwasi Ngororero habera ibintu by'amateka rero ndagira ngo tubashe kuba twakinjira muri gahunda ituzanye uyu mwanya tuzanywe n'ikirora uyu mwanya tuzanye ni incamake ya Bantekote aho nashoboye kugera tuzanywe no kugira ngo tubagezeho zimwe mu ncamake z'uburyo byagenze hirya no hino aho Ibiyibayeho Rora yabashije kuba yatembera akageza ibirenge agenda abasha kumenya uko umwuka wera ari kugenda agenda mu bakristo ubundi kuri gahunda nari mfite nari nzi ko kuri Bantekote nzabwiriza kuri Paruwasi Ngororero umwuka wera arabihindura arakubuza umwuka wera arambuza umwuka wera aranterura nk'uko yateruye Yeremiya cyangwa Ezekiyeli nagiye kwiroturuva kwibona nibona niciye mu rusengero rwa Adepr Kabuga karabaye wageze biteze umwuka wera no guteruye umwuka wera yaranteruye arakujyana arangurutsa abo mu Ngororero babona basigaye amaramasa bose basigaye amaramasa hari wavuze ngo nta cyaburizamo umugambi w'Imana buriya n'ibyo Imana yari yateguye hanyuma rero ishusho y'uko byagenze reka mvuge incamake yo kuri Paruwasi icyahoze ari Kabuga nahageze nateranye amateraniro abiri iteraniro rya mbere n'iteraniro rya kabiri ariko ibintu byabaye nabiherukaga kera muri bya bitaramo wari uzi ko twakoraga ibitaramo n'amakonsa aremereye tugatanga kopi ku murenge bakatwohereza abasekirite tugatanga amatangazo ngo umwana yaburanye n'umubyeyi bitewe n'ibihe byiza buzuye umwuka 5/5 tubanza tuyobora abantu aho amateraniro ya Kabuga yabereye cyangwa se aho urusengero rwa Kabuga ruri kugira ngo n'abadukurikiye nibaza kumva ubyutse buhari batera ipasi hanyuma bahanagura agakweto be gucikwa n'ibihe byiza biri kubera Kabuga Adepr Kabuga ngo hari ibihe bidasanzwe ku rwego udashobora gutekereza ni ukuvuga iyo ugeze muri gare kuva muri gare Kabuga kugera ku rusengero ni iminota itarenze 5 ntago irenga 5 ni ku munara ni ukuvuga ngo ukiva muri gare ni ukuvuga ngo urabona umuhanda wa kaburimbo iyo ushatse kuyita ngo ukomeze ujye ku isoko ry'Ikabuga hari umuhanda winjira uramanuka mo hagati mu mazu werekeza mu Gahoromani cyangwa Igako aho ngaho uhita ubona umunara
niwo munara uhari ukiva kuri kaburimbo. Yes. Ariko na wa muhanda ukomeza nawo ni kaburimbo ujya ku isoko. Ariko ukiva kuri kaburimbo nkuru winje muri kaburimbo ijya ku isoko. Yego. Uhita ubona umunara iburyo bwawe. Aho ngaho iburyo bwawe. Aho hari urusengero rwitwa Kabugavire. Kabugavire. Hari ibihe bidasanzwe ndahabatuye. Rora byari kugendekeye gute? Ngewe narazindutse. Urabona umwuka yakugurukije ntago wakererwa. Umwuka ntago yicaga yakuraritse. Icyambere nahabonye narahageze mbona hari protocole. Haleluya. Mbona hari protocole, wankore protocole ni umudamu w'inzobe ubyibushye wari wambaye neza. W'inzobe? W'inzobe. Ufite n'ubwiza n'uburanga kuko amaso abiriho kureba. Yego nyine. Yes, kandi niwe wari uri kuri protocole. Yego. Noneho nahasanze ibihe bidasanzwe. Yego. Rimwe nahasanze babashumba bigeze kuba abaregional mu gihe cyashize. Yego. Bari bakunzwe n'abatari bake mu itorero rya Adepr. Nahasanze umushumba regional nyakubahwa Munyamahoro Seti. Yego. Yabaye umushumba w'ururembo rwa Gisenyi. Umushumba w'ururembo rwa Huye. Yego. Rwa Butare. Aba vice regional w'ururembo rw'Iburengerazuba. Yego. Basanga umushumba Reverend Pastor Kiza Tadeyo. Yabaye regional Umutara. Yego. Aba regional ururembo rwa Kabuga. Yabawe basanga umushumba w'ururembo rw'Amajyepfo. Hajya buri Kabuga yigeze birurembo. Yaba yes yabaye ururembo. Kabuga Kigali ngari. Ahubwo wenda byaba ari ururembo rwa Kigali ngari. Yari yicaye ngaho. Umusaza mwiza w'umunyamavuta. Basanga umushumba witwa Karisa Jean. Yabaye regional w'Amajyepfo. Aba na regional ururembo mutwa Nehemiya we uyakoze no muri Adepr. Bari bicaye aho ngaho rero bari kumva icyo umwuka abwira amatorero. Amen. Mwiteraniro rya mbere rero umushyitsi mukuru. Yego. Mukuru w'Imena. No mushumba paruwase ya Gasabo. Umushumba wa paruwase ya Gasabo. Harya buri Kabugavire muri Gasabo cyangwa? Muri Gasabo. Iri muri Gasabo. Narinzi ko buri harari Kicukiro. Oya ni muri Gasabo kuko arwana. Uwiteka ararwana. Bese hari abantu batarabimenya. Ntabwo Uwiteka ari umunyembabazi gusa. Hari waririmye ngo nuko nari intara bimenya. Uwiteka ararwana. Yarwanije Farawo. Yego. Yarwanije Herode. Hari n'abandi benshi yagiye arwanya. Aravutura. Uwiteka aravutura. Aramena kandi biravuga ngo ni Imana yice kandi igakiza. Yego. Ariko umuhanuzi nanjye ndabwumvisha wawe. Igashyira kuzimu kandi ikagira gute? Igakurayo. Ntabwo narinzi ko uri umuhanuzi ariko nanjye ndumva bimfashe. Birimo birakora. Umuhanuzi nanjye buramfashe. Ndumva nanjye hari iby'Imana nkubitiye. Amina. Neza ndabyakiriye mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Ariko se uvuye mu y'ibiri cyangwa uvuye mu y'itatu? Nge nyahoramo. Neza uyahoramo. Ibihe byose duhora twiteguye. Kumwuka yagutungura. Ubwo rero ukumva abadukurikiye tugira ku musozo umwuka wera adukubitira. Yego. Ibiduhagurukiye. Ibyari bisa nk'ibitwasamiye intambara abanzi abadayimoni Imana ibikubite. Yes. Nuko ngaye nguko ngira ngo turimo dusoza. Niyo shusho nziza yabonetse muri paruwasi ya Gasabo. By'umwihariko ku itorero rya Adepr Kabugavire. Ariko Nyarugenge se warabimenye? Nyarugenge ho rero ngo umushumba paruwasi ya Nyarugenge ni wowe yoboye gahunda kuri Bantekote. Yego. Noneho bitewe n'ibihe byiza byari bihari. Umwuka waramanuka avuga mu ndimi nyinshi. Mushumba ngo bari bahateraniye bose bagira ubwoba. N'umushumba asanga muri iki gihe cy'impinduka ngo yakuzuzwa ngo akavuga indimi nyinshi. Iracyakora ibitangaza we Mana nzima. Iracyakora ibitangaza we Mana nzima. Yarujujwe abantu bari bahateraniye. Baravuga ngo Paruwasi Nyarugenge ngo arujujwe ngo avuga mu ndimi nyinshi. Ni ukuri kw'Imana. Umwuka wera yamanutse. Hari ikintu nabonye nakunze. Yego. Nahoze mbona video arimo abwiriza kuri Zaburi. Nahoze ndeba yo video. Yes. Mbona umushumba wa Adepr, umushumba mukuru nyakubahwa yizeye Isaac. Yabwirije ijambo. Ndavuga neka nkubwire. Haracyari birindwi koko. Abwiriza Bantekote avuga Bantekote.
abwira abantu ukuntu ngo bavugaga ngo akanuma ngo bategereje ngo kubona inuma ngo mu kirere arabwira ngo inuma ngo harimo n'abaziriye muri mwe ngo urumva ngo umwuka wera si inuma abwira abantu umwuka wera icyo ari cyo ariko reka nkubwire yabwirije ingero ndavuga ni ndafashijwe agera atanga ingero z'uburyo umuntu ashobora kugenda wagera mu rugo rw'umuntu ukabona hari uburyo ngo ugera mu rugo rw'umuntu ugasanga yateguyemo utuntu twiza ku buryo ubona akantu kagira ngo ni pome yego wajya kubona ukabona akantu kameze nka voka nziza ukabona akantu kameze nk'umuneke wajya kugafata ngo ugira ngo ni umuneke ugasanga ni igiti babaje mu by'ukuri kigira dezayini y'umuneke cyangwa voka rero umwuka wera twahawe si ukuwurebera mu bintu biteguye aza gusobanura ukuntu umwuka wera nyine ari impano twahawe kandi tuyihererwa ubuntu rero tugomba kuyitunga buri muntu wese akayitunga iyo mpano twahawe naryohewe numva nongeye mbaye cyane mu gishya ngiye maze iminsi nitegereza umushumba mukuru wa Adepr yabwiriza yego bitandukanye nuko yabwirizaga akimara kujya ku buyobozi amaze kwinjira mu mavuta mashya amaze kwinjira muri system ari mu mavuta mashya ndakubwiza ukuri ubuje ndi kumubona ngo nari naregeze mbimubonaho kuko akimara kujya ku buyobozi yarabwirizaga ukumva harimo banza ari bwo amaze kugira experience ajya babita experience ubumenyi narangize ngo ni experience oya ni experience arabwiriza agategura icyigisho ukabona ari kubwiriza nta mususu ukabona kandi akubwiriza atuje kandi amagambo ari kuvuga akaherekezwa n'umwuka w'Imana yarare mu mavuta pe yere mu mavuta umushumba wa Adepr paroisse ku rwego rw'igihugu Inyarugenge korali zararirimbye reka nkubwire Inyarugenge korali zararirimbye kugeza ubwo urusengero basigaye bagira ngo rwahindutse se rwa rundi oya urebye na korali Asemusi yo mu Nyakabanda ukareba korali ukuboko k'uburyo yo mu Gatenga ukareba korali Shalomo n'andi makorali yose bari babyiteguye dusoza rero dushimira abantu bari kumwe natwe yego abantu mwese mwagize ibihe byiza muri Bantekote Imana ikomeze ibuzuze yes kandi n'abatara baje kugira ibyo bihe byiza mu munsi wa Bantekote tubasabiye kuzuzwa umwuka wera nibakomeze bashakashaka icyatuma umwuka wera akomeza kubana nabo muri rusange tubashimire tubabwira ngo ibiganiro byacu nakagaruka yes hanyuma murabizi ko turi hano ku bwanyu namwe mube ahangaho ku bwacu mwasharinga ibiganiro byacu kandi mukaduha ibitekerezo ahangaho muri comment subscribe bese ahangaho bo bateraniye byari bimeze gute mutubwire uko byari byifashe hirya no hino banakora subscribe like share na comment amen